ngaha nyakubahwa Imana neza kubana kandi kumeze ukuri kutugirira neza kandi kumeze y'iteka Imana yacu kuri hagati yacu ntujye kure yacu ahubwo uri hagati yacu nakoze byose rero kandi nyakubahwa Imana turagushimiye ntabwo navuga menshi cyane kuko wowe mwami n'ibintu byose ubizi ibyo ushaka ko biba rero ibyo bibera aha hantu turagushimiye izina ryawe rihabwe icyubahiro. Murakoze rero reka n'ijambo umukuru w'umuryango agira icyo tuganiriza. Murakoze. Murakoze bashyitsi bahire turabakiriye ahangaha mu karere ka Nyanza mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Gahunga mu mudugudu Gitwe. Mwishyire mwizane nihagira nusohoka akajya hanze kuko ni ngombwa inyana ikamukandagira kuko zirahari rwose nta mushyitsi avuga ati muze muhize inyana yankandagiye. Muze mwishyire mwizane kandi nzi neza ko natwe ubwacu twabishimiye ndetse nibongere babampera amashyi abashyitsi ni beza. Karame mzee mbere umunyabyuma cyangwa se umunyabiga aho ngaho uturamuka bakaza abakobwa banjye baze bajya hino uyoboye iyi delegasiyo yigira ijuru tumwakira. yicaye yigira ijuru nongo uyu mugabo turabakiriye ndetse muvuge neza ubuzima bwacu n'ubazaba udukomokaho wose. Murakoze kutwakira natwe twifuje kubasura twumva umurenge wa Gisozi twifuza kubumenya turabitegura bigenda byanga turabitegura ariko turavuga mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 byanze bikunze tuzawutangirana. Fata iya mbere rero turavuga tuhagere dusuhuze umukecuru wacu tumusure dusabane dusangire icyo dufite tumurebe muri rusange tumwereke abavandimwe abo twungutse nabo turabafite. Murakoze gutwakira. Navuga byinshi urajya kuza n'ijambo ryo kuvuga twishimiye ibyo mutwakiriye neza. Turishimye cyane bitandukanye turishimye cyane kuko udusogongeje kugira ngo tubwire mu kanya bitonze umaze kumva ko mu ntanka ameze neza. Twagiye kwa Gihanga hari umugabo witwa Rwagataraka yari atuye ino ubu ngubu nyine ni ku Ishara. Ntugire impungenge ni orijinali nta piratano irimo. tubonereho n'abandi nabo
tubakire tumaze kwakira umushyitsi mukuru n'abandi nabo abana banjye bagire vuba bakira n'abandi Shangazi haguruka ugire icyo tubwira. Yego. Muri aka kanya mpagaze hano ndishimye kandi ndanezerewe. Muri iyi saha uwanshyira ku munzani yasanga mpima ibiro igihumbi. Muzane mu modoka. Urumva mbyibushye cyane. Ibete irashize. Ni inshuro nyinshi. Kandi iyo yavuze ni ibintu umuntu wese arebesha amaso ye akabibona kandi bikagenda neza. None rero nk'umuco wacu w'Abanyarwanda abantu iyo batugendereye tugomba kureba ikintu bazatwibukiraho. Ubu rero ndumva ubu ariko kandi gakurikiyeho ndabwira babandi bafite impano bitegure bazizane bazibashyikiriza. Ubu rero ndumva tubitegure neza abanze barebe ukuntu abatabonye fanta batanga impano. Hari abatabonye fanta. Abana bombi n'Imana n'abadamu babo baregera hejuru kugira ngo bashyikirize ziriya mpano. Abo bazibonye. Akanya ahangaha umva mwakwihanye kumujye mu cyumba hepfo koko. Nibyo. Mwe mwihanganye.
rero burya mu mutwe usanze uburyo twatanga impano mugakenda akanagusuhuza mukagira mutabikora no kuramukanya n'abavyeyi urumva rero bashaka nk'ikintu ushobora gushyiramo noneho bakajya baza bashyira muri wa mufuka abo mugenzi mwababonye rero bagire bahaguruke mubarebe niwe yaba niyo mugiye guhiza impano hanyuma murebe umufuka bashyiraho hariya umufuka niho bashyiramo izo mpano murakoze murabona ni mwihangane imvune ntoya ntibajya babona uko tugenda tuzenguruka iyo mifuka n'amagenda ihagarare mama ihagarare ujye uyifata bazi bashyiramo turashyira ahangaha na none bazishyiriyemo hano hagarara impano turakomeje mu kuzitanga hariya bazana undi mufuka undi urihe undi mufuka oya baragenda umwe umwe nta urumara gutanga impano asubiraho yari yaruhukiye yari yicaye akomeze asubire mu byicaro mukesha barabikora we kuri kuvunika wowe bariya
mwirangara mugire
akira hari ibindi ngiye guterura rero sake abanagira ngo haguruke umudamu wubaha kandi nkunda yabyariye abana beza kandi benshi kandi namwe ndumva mumukunda kandi mutamukunda ntimumare kumureba murakoze ubundi umwanya ni uwawe n'abandi kandi ushobora kugira icyo atubwira ab'ingenzi muri mugezaho aya magambo ni abatwebwe murakoze murakoze turabashimiye n'ukuri mutwakiriye neza twahereye mu rukundo tuza tunadushyitsa aha twari dufite akavumbi mu muhogo twari dufite inzara mu isi yatinya kubivuga ariko muri abantu beza mwatwakiriye neza ngewe uvuga nitwa niyo mungere noke hari abo twazanye nimwe murababona ariko kubera cya cyorezo cyateye kuramukanya ntabwo byakunze ariko hari umwanya tubahe bakivuga nkabafasha nkabavuga kujya bahaguruka bakabasuhuza ubundi ikiganiro kigakomeza mu magambo make kuko isaha ziri kujya ziri umwanzi w'igihe n'isaha ku ruhande mureba hariho twakwita aho twise pare uwo yabereye pare nawe ndamubereka yitwa Tangimana Prosperi hamwe n'umufasha we yahaguruka akabasuhuza tuje hino gato hari uwo twita Pamela n'umutware we nawe yahaguruka akabasuhuza hari izindi nshuti za hafi cyane zidufasha muri byose ni umuvandimwe wacu nawe yahaguruka adusuhuza burya abantu iyo bagenda hari ukuntu umuryango ufite aho wibarutse ukavuga ati ntabwo twabasiga mu rugo cyangwa ukavuga ati tugomba kubatwara nabo bakareba umuryango wacu uko ungana n'aho tugiye n'abahaguruka bakabasuhuza twese hamwe rero icyaduhuje ni urukundo icyo cyatuzanye aha ngaha twatekereje kuri shangazi wacu turavuga duti tuzamusura ariko mu bantu mberetse hari abashyitsi nyamukuru ari nabo baduteranyije aha ngaha mukuru n'umutware we kaza kugira n'icyo ababwira cyo kubasuhuza kuko kubasuhuza bwo mwamubonye ari kubasuhuza mu magambo make kandi nawe duheruke gushyingura kugira ngo n'umuganga
umudamu nayo yahaguruka akamusengera. Esashimwe amahoro ya Kristo n'inama uko mwene data bivuze sinzi ko ariko kanya cyangwa se Ni ukubasubiza. Imana ibamuhishe turaganira murakoze twahereye kare tuvuga ko burya ifu ntibagara urukundo ni ikirenge nta kure habaho muri benshi ducana nta wari uzi ko ahantu hagera muri none ariko muri data yadusizemo igitekerezo avuga ati tuzajyana tuzagenda hafi murabana icyatuzanye rero ingingo nyamukuru yatuzanye ni ukubereka umudamu ukabasura ukaganira bishoboka kureba ibintu byatuzanye. ni ukuri murabana baracyagaragaza umuco wacu kuko ndibuka kera nkiri mu ishuri abana benshi bari kubaho igihe kwiga kwirwanya nakibikoramo amashuri yisumbuye ariko nyine hari umubyeyi agatubwira atari ku abanyarwanda sinzi ukuntu bameze ati umuntu akora kilometero 30 n'amaguru yagiye gusura iwabo nta byakata urabona umuco mufite ni mwiza cyane kuvuga muti tugiye gutwika esanse yo gusura inshuti umubyeyi ni inshuti kandi umubyeyi ushobora kuba umubyeyi kandi ntabe inshuti none rero rwose igitekerezo ni cyiza cyane kuba cyarabajemo mukavuga muti byose shangazi wacu ari kure ariko nta kure ari umuntu mukundana nk'uko n'umukobwa mukundana uri umusore aho yaba atuye hose ushobora kuza kumusura umuhungu nawe waba umukundanye aho atuye hose ukamusura ntabwo bakubera harehare niyo mpamvu rero iki gitekerezo cyiza cyo kunoza urukundo cyo kunoza ubucuti cyo kunoza kumva ko uri umwana kumva ko ufite umubyeyi hariya ni ikintu cyiza cyane natwe rero ubwacu ubu ngubu tuzagena akanya natwe muzabona twaseseka twaje kubona tuzaza pe murakoze numva mwakomeza mukidagadura mukaganira turacyaduha ikaze turacyafite byinshi byo kuganira nk'uko nabivuze ko umwaka w'igihe ari amasaha kugira ngo tuyohereze umushyitsi mukuru ukaba ufite ijambo agire icyo avuga mu magambo make avunaguye ubu tujye mu cyiciro cyo gusezera kugira ngo dusubire twe twavuye hakiri kare murakoze. nibyo koko banza umuvandimwe afata ijambo nayo ryo gusezera bye twebwe tujya umwanya turi bumarane kuko twateguye n'igitaramo kandi turagifatanya ubwo rero ibyo ngibyo ubyihoreye turaza kubyigaho nyuma. Yesu ashimwe kandi amen. Amasaha nayo ni mabi kuko ntiyari mabi ariko ya leta tuba tugenda cyane ya saa 3 nyakomeye twe twari gukesha ko ni bona reka mana nshimira Imana bw'urugendo dukoze batugeze hano amahoro Imana yahabwa icyubahiro. Bambwiraga ngo bagerageza kugereranya nkumva ari ahantu hasa n'ari hafi
nza kumenya ko ari ukumva nabyutse saa 12 ariko kadushima Imana ko akanya rwose ibitugira ngo akanya twaje no kuntu kaba kangana kose tugakoresha neza gatandukanye ntabwo nagira icyo mvuze ntabanje gushimira abantu mbonye hano rwose Imana bamurisha muri benshi ku buryo ubukwe nakoze abantu barutaho hano hagati rwose Imana bamugisha kandi umugisha buryo umuntu mbone y'icyubahiro uriya ni shangazi wanye ni bucura ko ba papa bucura bwabo ndashanga ndamukunda kuriya twabanye ubuzima dusa n'abangana hasi tugakina agapira tugakina abaza utubiye utugorori barakinye twiteye intambuka ukuguru kukundi twarakinye urumva ko dusangiye twinshi ko ndumva narishimye maze kugera hariya kunsura maze kugera hano mvuye muri Amerika twabwiye nitwa Bukuru Onesphore muri kano kanya ntabwo ndi umunyamerika ariko ndi muri Amerika muri kano kanya ariko ntabwo ndi umunyamerika cyo ndagishimira Imana ko amaze kubasha kugera hariya kunsura twabanye ibihe birebire hari hafi icyumweru ambera umuntu umugisha sanga ko ni shangazi rwose bihagaramo amashangazi byose bigenda amahoro wenda bwatera isanza gusure mu itariki aramba reka tujya tariki umva uzahita ubuma iyo ngiyo tuzaza itariki imwe kuri bonani nzaza tu sinasukuza sinaza kuri ebyiri urugendo ni rwanda nturuyenduka icyo gihe nashimye Imana ko nongeye kumubona ko namushimye Imana ko uyu muhungu we Pascal twatandukanye uyu muhungu afite imyaka nk'ibiri je pense ko twatandukanye 96 twongeye kubonana ibyumweru bibiri birangiye imyaka 26 turumva ko ni igihe kirekire nashimye Imana ko nasanze ari muzima kandi ndi muzima yajyaga telefone ndi muri Amerika kandi akarwaye ahubwo ati humura Yesu arahari kandi ntacyo uzabuzarama nkambwa ngo nzapfa nakubonye upfa kubera iki humura uzarama burya misiyo yawe nirangira nibwo uzava ku isi misiyo yawe ugomba gukora ku isi itararangira burya Imana ntabwo yemera kugenda iyo umuntu agiye buri ibye biba birangiye amen nashimye Imana nyuma maze kumva ko yabashe no gukira yararwaye arakira bishimira Imana cyane hariya muri Amerika ndavuga ati Imana yarakoze kandi ngeze hano sanga ni muzima kabisa arakomeye ntiyigeze ataka umutwe mbese twari kumwe hariya Kigali n'ubu ntabwo yigeze ambwira ko amaze kugaruka hano hari umutwe yagize oya yarakize kandi ntabwo uzongera apfa kurwara ntabwo bibaho kubw'ibyo rero icyo nongeye kumushimira kimwe nuko nasanze ahantu ari cyangwa se nsanze ahantu ari aturanye neza ukibonye abantu nk'aba ngaba babaje kubatura bakaza kubana nawe ubura umuturanyi mwiza nta yose bajya bakina hano mu Rwanda bita ngo umuturanyi jya nyikunda ndi umuturanyi ni ikintu gikomeye shangazi nshimye ko abanye neza kandi ufite inshuti nziza inshuti z'umugisha ko abemeye kuza hano ni inshuti zikomeye kandi nanjye ubu babaye inshuti nubwo ntayamanye buri muntu umwe ku izina ariko abaye inshuti ku buryo hagize ugira ikibazo nanjye ndumva naparticipa muri icyo kibazo cyabaho kuko nsanze ari ufite inshuti nziza inshuti z'umugisha ku burya Kinyarwanda byavanga inshuti nziza igusiga umuntu mubi ntiyagusiga undi mubi ibyo byo birizana by'ububi ntabwo nta muntu abisiga undi ariko inshuti nziza uyisigwa n'undi twarabanye neza rero icyo kintu maje gushimira Imana gikomeye mbere y'ibindi byose uko ibindi byose bibaye kubera yabanye neza n'abantu byambwira ngo nta bantu bahari nenda vanzaza ngo usure wenyine naguhaye itike zo tukazahurira hanibura hana tukaganira bikarangira ariko ambwira ati mfite abaturanyi beza kandi b'umugisha yajyaga ambwira ejo bundi ariko abaturanyi bazava ko maze icyumweru hera
ati nibo siyagi ariko sasa mu inshuti nziza reka twadukomye amashi yuko turi hano tuje ariko ntiyabahagije reka mwikomera amashi rw'icyo kintu ko mu inshuti nziza rwose yagiyemo akabaraga twe hano ntabwo ari kubahagije Imana ibahe umugisha nkuko twabanye iyo minsi navuye muri Amerika byumvikana njye gusura umuryango ariko mfite n'ikindi gikorwa kizanye gushaka umufasha twagiye tuganira turi hariya muri gahunda zimeze arambwira ati rwose uzahagera nahageze kandi yarabyubahirije nageze hano ari kuwa gatanu we yageze hariya i Kigali ari kuwa gatatu kuva yageze mbere ugira nyakira Imana ibuhe umugisha ariko ntabwo nari kumenya inzira nongera gufata ugira ngere mu gikari abantu bari bateguye ngomba kuba nicaye ashima Imana ko byanzanye byose byagenze amahoro kabati kandi ayo mahoro nzazanya kwereke byashangaze umuntu n'umuntu ukomeye umubyeyi mu bandi rero yarahabaye abaturage bakabanye neza naho nzaza turi kumwe ejo nibabona umushitsi aza gusura ntibazabaza atabwiye umuntu n'uwa oya nta mpamvu kuko umwanya urahari bagomba kubona amaso ku maso ejo ashobora kugenda cyangwa ejo bundi ariko uyu akaba ari hano akaza akamusura izaba igitangaza nagira ngo ahaguruke none mfite ijambo nyamukuru kandi ariko umuntu kazijya mwuzuze uko bimeze kandi mu bintu bibaho nk'abantu basenga Imana icyo nicyo cyubahiro bya tukarenza ibintu tujyana n'iby'isi ngo twibagire iby'Imana yavuze kuko ibyo dufite by'ukuri ni Imana ibindi nta mumaro nukomeza biriya ukajya muri biriya ukareka iby'Imana niba ukorera ijuru uzari hanyuma uzigera ubona reka hari icyubahiro ko ijambo ry'Imana ngo uwubaha akomeze yubahwe niba uzi ko ufite uwo ugomba kubaha uzamwubaha uko bikwiriye nibwo butwari mu bwami bw'Imana uyu rero yitwa Pacifique cyangwa se afite n'akazina bamwiteye kitwa Fiye ariko ntabwo akiri Fiye iyo naje ngeze hano nawe gushangaza arazatubana iyo minsi yose yamaze hariya mwagiye mutamubona hano yari muri no murimo twageze hano amahoro tujya mu murenge tujya mu itorero turasaba turakwa ibintu mu mahoro ibintu byagiye mu murongo neza umaze kubyashangaza tuzazana mwete n'abaturanyi dore nguyu nimuna uyu Pacifique muzamya ati ni wa muntu ari kumwe na bukuru nubwo zantahari muzamya ati nungu naza kumusura muzamubona nkabashimye rero bw'urukundo mufitanye shangazi ntabwo ari we wenyine n'abasaza be ndetse ko intambara zabamaze bari bafite urukundo umuryango harimo n'urukundo ntabwo ari byo yiga dore ibintu biri hereditaire nubwo umuntu atajya abikora 100% ariko turagerageza n'ijambo ry'Imana tubenga ibintu byose ngo tujye tugerageza nta muhanga w'ikintu cyose ubaho ni ukugerageza uko abanye kandi azabanye neza n'abaturanyi be ntabwo ari ibintu yize ni ibintu biri mu muryango kuva kuri basaza be n'abandi bavukanye sinzabana bafite mukuru w'umukobwa umwe muri imbere ye bavutsemo ari babiri bahanze yibeshye ni babiri bavutse mu bahungu bangahe umva bari baratese abangaba umuryango wawe watese yarateta abapapa baramutetesha nayibonaga rero nicyo cyadufashe urugendo twavuye hariya i Kigali tumusitari kimwe kuri bonane uze dusangire bonane mbereka umuryango uwo ni umuryango bajya bavuga ngo umubanyi ni w'umuryango uyu mu muryango uyu ni umuntu musha yinjiye mu muryango umuryango wa shangazi umuryango wanjye si umuryango umuntu musha yinjiyemo ejo nimubona uzamusanga ku muhanda yahagusha ari mu rugendo ariwo modoka ntazamusige nyaboneka umurebe neza uzamuhe lift
nabitabaza no mu bindi muzamube hafi kandi muzamutabara. Nabonye ufite umutima w'urukundo pe, nawe ubonye ninje hariya mbona abantu ko baranavuga ati Imana igira neza. Burya ni mpamvu ibyo byo mubwiye kujya niganyira, ntukiganyire ngo nzakura inshuti he, bavenga aho ugeze ngo uhita uhabohoza hakaba hawe n'abantu basanze bakaba bawe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ya ntabwo ribeshya. Kuno munsi impamvu turi hano naje kubereka n'umuntu murebe n'umunyamuryango n'ejo bundi ntagira ikibazo cyangwa se ibibazo birabaho n'ibyiza bikabaho, bizaza muzanye ko turi kumwe kandi urukundo munyeretse muri kano kanya ko mubanye na shangazi rwose nanjye ubu turi kumwe 100%. Muzajye mwezika cyangwa se kugira impungenge akabaye nawe muzajye mumbwira ungewe umuryango hano ngo ni akarere ka Nyanza. Akarere gahunda kafate gahunda kandi wari ubwo nanjye umunyamuryango hano muri gahunda. Amen. Turi kumwe bose kuva uno munsi hagize akabazo kaba hano muri gahunda nanjye muzajye mumbwira ati gahunda hari akantu kahabaye nyaboneka bumva kumva utagiye kuvuga amagambo menshi kuko umwanya twavuze kuri muradusiga burya umwanzi ni amasaha ko wajyahije ibiteka kuva muri make ijambo nyamukuru ryari iryo yo kuzana n'umuntu byamwerekana umuryango shangazi none ntamurebe neza mu minsi ishize kubera kwiruka ari mu bintu ashaka atamureba neza mu maso murebe neza ntabwo arahinduka ni wa wundi ejo ntabwo azahinduka. Ubwo Imana ibamugisha kandi icyo nabasabira burya tuba ngo ku murunga w'urukundo reka tujye tugira urukundo kandi urukundo nyakuri. Urukundo nyakuri ni urunguru kuko ijambo ry'Imana ntabwo rizavuga ngo nigishije abantu ngo nafashe ibya narasomye narigije abantu barabatijwe barakijijwe. Oya, ibyo byose ngo birenzwaho n'imirimo. Tudakora imirimo ikwiriye ijambo ntacyo rizatumarira ko tuzaherekezwa n'imirimo. Bose imirimo y'urukundo kubana n'inshuti yawe umuvandimwe muzayikomeze muzajye mubana n'abandi nk'uko nguko. Nshimiye ko ntabwo bigeze mutinya corona. Nkunda kubibwira abantu benshi no muri Amerika. Ijambo ry'Imana tubwira ko ibyorezo byabaye kuva kera imyaka 5000 birangiye. Usomye ibintu bisangamo kandi Imana atayisezerano kuko nubwo uko biza ntabwo ariko bizabica nta nubwo muzanabyandika sibyo gusa bapfuye bangana gute tugihagaze kandi bihari burya ntitugatinye urupfu ahubwo tujye dutinya uko twava uruno mubiri gusa. Icyo kintu gikomeye Imana ribaho umugisha kandi kubeze bagire neza muri byose. Nituva hano yene data ntumve ko tuhavuye ubu turabana mwabyumvisha ntabwo tuzatuhavuye tuzatujya ari ku mutima tuzaba turi kumwe tuzadutandukanye bw'umubiri umutima tuve ko turi kumiteka. Imana rero y'amahoro ibaho umugisha kandi kubeze bagire neza mu byanyu no mu banyu ibihe byose kugeza ku munsi tutazi. Amen. Murakoze rwose ikiganiro cyiza umuvandimwe wacu inshuti yacu yatugiriye urukuru cyane ko ibintu byose avuga aragusha ku Mana. Ese rutumva Imana nyine yayimushyigikiye. Niyo mpamvu rero Imana tuyishyira imbere nituyiha ikiganiro cyayo bizatugeza natwe twagomba. Murakoze rwose impanuro duhaye niba watubwiraga byinshi twabyereraga. Uyu mushangazi wawe yaraje adusanga hano ari mutoya turi bakuru kandi ari mukuru turamwakira atubanira neza. Ubu ahubwo ndetse nuko ari muri corona ntabwo twavuga aha ngaha
twagiye ku kibuga hariya tugasandara abantu benshi cyane abana neza ni ikintu tukwemereye kandi ntugire impungenge uti ari hariya yenda ari wenyine oya rwose nta mpungenge ugende wishimye uzi neza ko shangazi wawe aba ahantu heza baranyerera nk'uko mwahabonye ariko nawe yaramenyereye ntabwo aravunika kandi ntakavunikiye kuko afite n'abavandimwe bamufasha none rero rwose biratunejeje cyane kubona waje kutwereka umufasha wawe turamubonye twamutegereje natwe tuzakomeza tumuhe inkunga cyane cyane inkunga y'amasengero kuko burya abantu gusabirana nibyo byubaka umubiri w'umuntu iyo wumvise bavuze n'isengero yawe rivuze neza biragushimisha murakoze murakoze cyane rero hari impano twemereye abashyitsi ariko mbere yuko nyivuga abashyitsi reka babanze ndabona hari abataravuga babanze bagende nabo batwibwira murakoze umuco usanzwe dushimira kanya mu gushimira ukuri hari ikintu avuze abavuga urukundo mu muryango wacu n'igihe duteye harimo abatabyumvise neza yashatse kuvuga ko ari umurage kandi avuga akantu mwumvise neza umutwe bwe harimo abantu benda kundana n'abandi ariko rero nibutse umutwe bita ubura ndareba nza gusanga hanze ariho hari benshi ndavuga rero ni ukuri rwose shangazi bacu umubyeyi wacu komereza aho namumereye amashinya nakomereza aho ubutaha nitugaruka tuzasange twagiye ku kibuga hariya nitugira amahirwe kiriya kintu tukagitsinda hari undi mubyeyi wacu mukuru rero nawe icyo yifuje kongeraho ku byo umushyitsi wacu mukuru yaravuze yakongeramo amagambo makeya ikiganiro kigakomeza tureba no kuri saba murakoze duhagaze hano nitwa Uwimana Fidele rero akaba ari abashangazi banjye kuko navuga ngira ngo mbere y'uko yinjira mu bukwe bw'umuvandimwe yabanje gusiga umuryango ikindi gihe yigeze azaza n'ubundi aje mu bukwe yaraje mu bukwe rero njye sinabona ibyo namusobanuraho cyane kuko ndamushangaza ari buze kubyisobanurira niba kubasha kugenda bisobanuro cyane ndatinze kuri ibyo rero shangazi twamubona twamubonye nk'umubyeyi mwiza tubona nk'umubyeyi wacu ubwo yazaga i Kigali rero akenshi aje i Kigali yabaga aje iwanjye ubwo yabaga i Kigali yabaga aje iwanjye ubwo murumva ko ni umubyeyi wanjye ntabwo navuga ngo ni inshuti ahubwo ni umubyeyi wanjye bityo rero ubw'icyo gihe yaje mu rugo tujyaniraho duhana ko kuri iyi tariki y'uyu munsi aribwo nanjye ngomba kuza nkagera hano kuko ari nabwo bwa mbere birashimishije cyane rero ko mpageze nkasanga abantu bangana gutya ni ukuri ni iby'agaciro kuko iyo tuza wenda tugasanga ari wenyine ari kumwe na Pascal ari kumwe n'abashiki ba Pascal ntabwo byari kuba bishimishije ariko bitewe n'igihe turimo n'iminsi turimo usanga muri abantu bangana gutya ni iby'agaciro navuga ngo kubw'uyu munsi rero uyu munsi ni mwiza
mwiza cyane kuko tuganira na tante uyu munsi nibwo twavuze kumubwiye nti uyu munsi uwo munsi ndi buze kugera mu rugo kandi ikindi nkaba ndi buze nje kukwereka umuryango twubatse. Ubu yansiganye n'uyu ariko yungutse undi. Wabaye umunsi mwiza rero wo kuza kumwereka umuryango wose twubatse. Nubwo yabisangiye nari ngiye kumutambutsa ariko yabisangiye. Tante rero twungutse umukobwa ukurikirana n'uwo wambaye kugira ngo muhagurukane n'ubundi bamurebe. Mwakoze, byabaye by'agaciro cyane, twatekereje igihe kinini cyo kugira hano mu mpamvu z'ibihe namwe mutamu